Yesu Kristo ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turimo gusoma Bibiliya, uyu ni umunsi w'166. Tugeze mu gitabo cya Yesaya. Uyu munsi rero turatangira dusoma ibice 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibihanurirwa i Tiro. Mwa nkuge z'i Tarushishi mwe, nimuboroge kuko i Tiro harimbutse, nta mazu asigaye cyangwa aho gutaha. Iyo nkuru babwiwe iturutse mu gihugu cy'Ikitimu. Mwa baturage bo ku nkengero mwe, batungishwaga n'abacuruzi b'i Sidoni banyura mu nyanja, nimuceceke. Imbuto za Shihori n'ibisarurwa bya Nili byanyuraga mu mazi menshi, nibyo byababeraga indamu. Aho niho hari iguriro ry'amahanga. Yewe Sidoni, korwa n'isoni kuko inyanja ivuze, igihome cyo ku nyanja kiravuze kiti, sindaramukwa kandi sindabyara, nta n'uwo ndonsa abahungu kandi sindarera abakobwa. Inkuru y'i Tiro niyamamara muri Egiputa, bazababara cyane. Nimwambuke mu Tarushishi, mwa baturage bo mu nkuka mwe, muboroge. Mbese uyu mudugudu ni wa wundi wanyu wajyaga wishima, wakozeho kera cyane, bene wo bajyaga bakunda kujya kure guturayo? Ninde wagiriye i Tiro inama yo kuhatera, kandi ari umudugudu wambika amakamba, abacuruzi baho bari ibikomangoma, n'abatunzi baho bakaba bari abanyacyubahiro mu isi? Uwiteka Nyiringabo niwe wagiye iyo nama, ngo asuzuguze ubwibone bw'icyubahiro cyose, kandi ngo wahinyuze abanyacyubahiro bo mu isi bose. Wa mukobwa w'i Tarushishi we, nyura mu gihugu cyawe nka Nili, kuko nta mushumi ukikuziritse. Yarambuye ukuboko kwe hejuru y'inyanja, anyeganyeza ibihugu by'abami. Uwiteka ategeka iby'i Kanani ngo barimbure ibihome byaho. Aravuga ati, wa mwari w'i Sidoni w'impabe we, ntuzongere kwishima. Garuka wambuke ujye i Kitimu, kandi naho ntuzahabona ihumure. Murebe igihugu cy'Abakaludaya, ubwo bwoko bwarashize. Abashuri bahahinduye aho inyamaswa zo mu butayu, bubatse iminara yabo, basenya amazu y'ibwami, bahahindura itongo. Mwa nkuge z'i Tarushishi mwe, nimuboroge kuko igihome cyanyu kirimbutse. Maze uwo munsi Tiro hazibagirana imyaka 70, ihwanye nk'iminsi umwami yamara ku ngoma. Iyo myaka 70 nishira, ibizaba kuri Tiro bizaba nk'ibyo mu ndirimbo ya Maraya. Wa Maraya wahararutswe we, enda inanga ugendagende mu midugudu, ucurange neza, uririmbe indirimbo nyinshi kugira ngo wibukwe. Nuko iyo myaka 70 nishira, Uwiteka azagenderera i Tiro, hazasubira ku bucuruzi bwaho, hasambane n'ibihugu by'abami bo mu isi bose. Ubutunzi n'ubucuruzi bwaho buzerezwa Uwiteka, ntibizabikwa kandi ntibizashyirwa ukwabyo, kuko ubutunzi bwaho buzahabwa abahora imbere y'Uwiteka, kugira ngo barye bahage, babone n'imyambaro ikomeye. Yesaya ibice 24. Ibyago bizaza ku isi. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi, n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Vino y'ihira irarira, uruzabibu rurarabye, ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abanezezwa rurahoze. Umunezero utewe n'inanga urashize.
ntibazanywa vino baririmba, ibisindisha bizasharirira ababinywa. Umurwa uvurungana urasenyutse, amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira. Bararira mu miharuro kuko babuze vino, aho umunezero wari uri harazimye. Ibyishimo byo mu gihugu birahebwe. Mu murwa hasigaye amatongo n'irembo riraridutse. Nuko abantu bo mu isi bazamera nk'umutini unyeganyezwa, cyangwa nk'uko bahumba inzabibu isarura rishize. Aba bazarangurura amajwi basakuze bw'icyubahiro cy'Uwiteka, bazatera hejuru bari ku nyanja. Nuko nimuhimbarize Uwiteka iburasirazuba, muhimbarize izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli mu birwa byo mu nyanja. Twumvise indirimbo zituruka ku mpera y'isi ziti, abakiranutsi bahabwe icyubahiro. Ariko ndavuga nti ndonze, ndonze, mbonye ishyano. Abariganya barariganije, ni koko abariganya barariganije cyane. Wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho, ni ukuhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo. Urira ngo akuke urwobo umutego uzamufata, kuko imigomero yo mu ijuru igomorowe kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane. Isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mu ijuru n'abami bo hasi mu isi. Bazateranirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranirizwa mu rwobo. Bazakingiranirwa mu nzu y'imbohe, kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa. Nuko ukwezi kuzakorwa n'isoni n'izuba rizamwara. Kuko Uwiteka Nyiringabo azategekera ku musozi wa Siyoni n'i Yerusalemu, kandi azahabwa icyubahiro imbere y'abatware be bakuru. Yesaya ibice 25. Imana ni umukiza w'abarengana. Uwiteka Nyagasani ni wowe Mana yanjye, nzajya nkogeza, mpimbaza izina ryawe kuko ukoze ibitangaza wagambiriye kera. Ugira umurava n'ukuri, umudugudu wawuhinduye ikirundo cy'isakamburiro. Umudugudu ugoswe n'inkike wawugize amatongo. Inyumba zo mu rurembo rw'abanyamahanga watumye hataba umudugudu, ntabwo uzongera kubakwa iteka ryose. Nicyo kizatuma ubwoko bukomeye bukubaha, umudugudu w'amahanga agira umwaga ukagutinya. Kuko abakene n'abatindi bagiraga ibyago, wababereye igihome, ukababera ubwugamo bw'ishuheri n'igicucu cy'icyokere. Iyo abanyamwaga biroha nk'uko amashahi yiroha ku nzu, nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko uzatwama induru z'abanyamahanga, ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo azaharemerera amahanga yose ibirori. Ayabagire ibibyibushye, ayatereke vino y'umurera. Ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera imininywe neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso y'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Nuko uwo munsi bazavuga ngo, iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza. Uyu ni wo Uwiteka twategerezaga, tuzanezezwa twishimira agakiza ke. Kuko kuri uyu musozi ariho ukuboko k'Uwiteka kuzaruhukira. I Mowabu hazaribatirwa, aho ari nk'uko inganagano ziribatirwa mu ngerera y'amase. Kandi azaramburiramo amaboko nk'uko uwoga arambura amaboko ngo yoge. Azareka ubwibone bwe n'ubugambanyi yagambanaga. Igihome cy'umunara cyo ku nkike zawe z'amabuye Imana yaragishenye, irakirambika ikigeza ku butaka no ku mukungugu. Yesaya ibice 26. Amahoro y'abiringira Imana. Uwo munsi iyi ndirimbo izaririmbirwa mu gihugu cya Yuda ngo dufite umurwa ukomeye,
Imana izashyiraho agakiza k'ab'inkike n'ibihome. Nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Yacishije bugufi abatura harehare mu murwa wishyira hejuru, awurambika hasi akawugeza ku butaka, ndetse awugeza mu mukungugu. Ibirenge bizawuribata, ndetse ibirenge by'abakene n'iby'abatindi nibyo bizawuribata. Inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Ni koko Uwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga. Imitima yacu yifuza izina ryawe ndetse n'urwibutso rwawe. Umutima wanjye wajyaga ugushaka nijoro, kandi nzajya nzindukira kugushakisha umutima. Kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Umunyabyaha nubwo umugirira neza ntabwo aziga gukiranuka. Mu gihugu cyo gukiranuka azahakorera ibyo gukiranirwa, ntazahabonera ubwiza bw'Umwami Imana. Uwiteka umanitse ukuboko, ariko ntibareba, ariko bazareba umwete ugirira abantu bamware, kandi abanzi bawe umuriro uzabatwika. Uwiteka uzadutunganiriza amahoro, kandi ibyo dukora byose ni wowe ubidusohoreza. Uwiteka Mana yacu, abandi bami baradutegekaga batari wowe, ariko weho wenyine utuma twambaza izina ryawe. Barapfuye ntibazongera kubaho, barashize ntibazazuka. Nicyo cyatumye ubatera ukabarimbura, ukazimanganya kwibuka kwabo kose. Wagwije ishyanga, Uwiteka Nyagasani, wagwije ishyanga urogezwa. Wunguye ingabano z'igihugu zose, Uwiteka. Aho baboneye ingabo niho bagushengereye. Iyo guhana kwawe kubagezeho basuka amaganya. Nk'uko umugore utwite amera iyo igihe cye cyo kubyara gisohoye, aribwa akarira ababazwa n'ibise, natwe niko twamereraga imbere yawe, Uwiteka. Twari dutwite turaramukwa, ariko ibyo twabyaye ni icyuka gisa. Nta gakiza twazanye mu isi, kandi nta baturage bavukiye mu isi. Abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. Ababa mu mukungugu mwe, nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitondo ku bwatsi, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe wikingirane, ube wihisha akanya gato kugeza aho uburakari buzashirira. Kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo mu isi. Yesaya ibice 27. Imana ihana ariko ikiza. Uwo munsi Uwiteka azahana Lewiyatani, ya nzoka yihuta, na Lewiyatani, ya nzoka yihotagura, abihanishe inkota ye nini ikomeye ifite ubugi, kandi azica ikiyoka cyo mu nyanja. Uwo munsi bazavuga bati, nimuririmbire uruzabibu rwa vino. Yewe Uwiteka ni jye ururinda, nzajya ndwuhira ibihe byose. Nzarurinda ku manywa na nijoro, ngo hatagira urwangiza. Nta burakari mfite, ariko imifatangwe n'amahwa n'aho byaza nabirwanya nkabitwikira hamwe. Naho bitaba bityo, ahubwo yisunge imbaraga zanjye, abone kuzura nanjye, ndetse niyuzure nanjye. Iminsi izaza, Yakobo azashinga imizi, Isiraheli azapfundikara by'uburabyo, kandi bazakwiza isi yose imbuto. Mbese yarabakubise nk'uko yakubise ababakubitaga, cyangwa bishwe nk'uko ababicaga bishwe? Ubwo wabirukanaga wabahanye bitarenze urugero. Mu munsi w'umuyaga uturuka iburasirazuba, yabihamirije umuyaga w'ishuheri. Ibyo ni byo bizatuma gukiranirwa kwa Yakobo kuzatwikirwa, kandi iyo niyo mbuto yose yo kumukuraho icyaha. Ubwo amabuye y'igicaniro yose azayahindura ibishonyi bihondagurwa, bituma Ashera n'ibishushanyo by'izuba bisengwa bitazongera kubyuka. Umudugudu ugoswe n'inkike ubaye umusaka, n'amatongo yatawe ameze nk'ubutayu, aho inyana zizarishiriza zikaharyama, zikarya amashami yaho. Amashami yaho niyuma azahwanyurwa,
abagore bazaza bayatwike kuko ari ubwoko butazi ubwenge. Nicyo gituma iyabaremye itazabababarira kandi yababumbye itazabagirira imbabazi. Uwo munsi Uwiteka azakubita imbuto ze ngo ziragarike, uhereye ku ruzi ukageza ku kagezi ka Egiputa. Nuko muzatoragurwa umwe umwe, mwa Bisiraheli mwe. Uwo munsi ikondera rinini rizavuga abari bagiye kurimbukira mu gihugu cya Ashuri n'abaciriwe mu gihugu cya Egiputa. Bazaza basengera Uwiteka ku musozi wera i Yerusalemu. Yesaya ibice 28. Imana iburira Abefurayimu. Ikamba ry'ubwibone ry'abasinzi bo mu Befurayimu rizabona ishyano, n'ururabyo rw'ubwiza bw'icyubahiro cye rurabye ruri mu mutwe w'ikibaya kirimbuka cy'abagushwa na vino narwo rubona ishyano. Dore Uwiteka afite umunyamaboko w'intwari, niwe uzabakubita hasi cyane nk'amahindu y'urubura, nk'amashahi arimbura n'amazi menshi y'umwuzure arenga inkombe. Maze ikamba ry'ubwibone bw'abasinzi bo mu Befurayimu rizakandagirwa, kandi ururabyo rw'ubwiza bw'icyubahiro cye rurabye rwo mu mutwe w'ikibaya kirimbuka narwo ruzamera nk'imbuto y'umutini inetse mbere iki kitarasohora. Uyibonye arayisoroma, yabona igeze mu ntoki ze akayiyongobeza rwose. Uwo munsi Uwiteka Nyiringabo azabera abantu be barokotse ikamba ry'icyubahiro n'umurimbo. N'uwicara ku ntebe agaca imanza azamubera umwuka uca imanza zitabera, kandi abantu be azababera imbaraga banesha urugamba rugeze mu marembo. Ariko n'Abayuda nabo baradandabiranywa na vino, igisindisha kirabayobeje. Umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranywa n'igisindisha, vino ibamazeho, bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa. Ameza yose yuzuyeho ibirutsi n'imyanda, nta heza na hato. Azigisha nde ubwenge? Kandi uwazamenyesha ubutumwa ninde? Ni abavuye ku ibere bacutse, kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo. Aha bikeya, hariya bikeya. Ahubwo azavuganira n'ubu bwoko mu kanwa k'abanyamahanga b'urundi rurimi. Ubwo bwoko nibwo yabwiye ati, uku niko kuruhuka, mureke urushya aruhuke, aho niho buruhukiro. Ariko banga kumva. Nicyo gituma kuri bo ijambo ry'Uwiteka rizaba itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo. Aha bikeya, hariya bikeya. Bagende bagwe ngazi, bavunike, bategwe, bafatwe. Ibuye rikomeza imfuruka. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwa bakobanyi mwe bategeka ubu bwoko buri Yerusalemu. Mugira ngo twasezeranye isezerano n'urupfu, kandi ngo twuzuye n'ikuzimu. Ibyago n'ibisandara bigahitanya igihugu ntibizatugeraho, kuko twiboneye ubuhungiro mu binyoma, tukaba twihishe mu buryarya. Nicyo gituma Umwami Imana ivuga iti, dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi, rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho. Kandi imanza zitabera nizo nzagira umugozi ugera, no gukiranuka nzakugira timazi. Amahinda azatsemba ibinyoma muhungiramo, kandi amazi azasendera mu bwihisho. Maze isezerano mwasezeranye n'urupfu rizapfa, kandi ubumwe mufitanye n'ikuzimu ntibuzahama. Ahubwo ibyago n'ibisandara bigahitanya igihugu buzabakandagirira hasi. Uko bizajya binyuramo bizabafata, kuko bizajya binyuramo uko bukeye ku manywa na nijoro, kandi kumenya ubutumwa kuzaba gutera ubwoba gusa. Erega urutara ni rugufi umuntu atarambirizaho, kandi ikirago n'intambure kitabwira umuntu. Uwiteka azahaguruka nk'uko yahagurutse ku musozi Perasimu, azarakara nk'uko yarakariye mu kibaya cy'i Gibeyoni, ngo akore umurimo we, ari wo murimo we w'inzaduka. Uwo murimo we w'inzaduka azawusohoza. Nuko mwe kugumya gukobana, kugira ngo ingoyi zanyu zitarushaho
gukanaga, kuko numvise yuko ibyo Umwami Uwiteka Nyiringabo yagambiriye ari ukumaraho isi yose. Nimutege amatwi munyumve, nimwumvirize mwumve amagambo yanjye. Urimira kuzabiba ahora arimo iteka, ahora acoca amasinde iteka. Urimira kuzabiba ahora arimo iteka, ahora acoca amasinde iteka. Iyo amaze kuyasanza ntaherako akamisha uburo, akabiba ku mino, akabiba ingano mu mirongo na sayiri, akayibiba ahayikwiriye, akabiba na kusemati ku mbibi zaho, kuko Imana ye imwerekera ikamwigisha neza. Uburo ntibuhuzwa imihuzo y'ubugi, na kumino ntihonyozwa uruziga nk'igare, ahubwo uburo buhuzwa inkoni, na kumino ihuzwa inshyimbo. Ingano z'umutsima umuntu ntiyahora azihura gusa, ahubwo arazihera. Kandi nubwo uruziga rw'igare rye n'inzara z'amafarashi ye bizihonyora, ntazisya ngo azinoze. N'ibyo nabyo bituruka ku Uwiteka Nyiringabo, umujyanama utangaza, agasumbya abantu bose ubwenge. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'icyumweru cyiza. Tuzakomeza ku munsi w'ejo, kandi Imana ikomeze kubarindira mu mpande zose burimo. Gusa dukomeze gusenga dushikamye, kuko amakuba n'ibyago ni byinshi, ariko Uwiteka ajya adukiza muri byose. Imana rero ibagirire neza, ndabakunda mwiza.